ndi muri kareme politique kwishonjesha mu bya politique kubera ko ibintu biri ubu ngo birimo kuncanga turega ko no mu kiganiro yego ukize gutya ubonye mu Ventura ngo tuzafata Uvira urumva yego tuzafata Uvira wa mugane wa mubikira bwiye padiri ati bananiye kurira ibyo urira muri nyungu none ngo ugiye kurira inzugi igihe bahereye baba bazafata Uvira ubukavu Uvira utagoma kubiririmba se byo bimaze iki twebwe turi tayari icyo tubura wenda ni itegeko ati nitubona itegeko mu minsi mike ya rwose ati iyi Uvira turaza kugira iki kuyirukanamo abarundi twifata urugero rwo kubaga rwo gumvikana neza kubaga Goma byasabye inama nka ziriya twitaga kuyitera ikinya yego no kubaga Uvira rero urumva yego Uvira ni nk'ikimasa cyamaze kuva mu gikomera rero abantu barwaniza intambara nigeze kukubwira ko M23 irwana intambara z'uburyo bubiri aritaba yakutumba abavandimwe muri umuntu wanjye makana iki harya umwe wasaranye nuze hagiye umujenerali nindi uyu muri FARDC wateje ibibazo hepfo ya Janvier aho n'abantu ba rubanda drone zarashe ku baturage bacu ba Uvira imagine kugeza mu mvugo za M23 ngo abazarendo bacu uno mugabo Bareke Stanislas wumvise disikuru ye hariya Kamanyora uyu ni umunyapolitiki niwe mwana siyasa numvise abandi barabeshya kugira ngo Uvira izafatwe buri abaturage n'abana beza utibeshya uwagatogota hano bari za Kamanyora yego n'abavandimwe bari Uvira na cyane cyane ko Gatogota wanyine no muri Uvira muri territoire ya Uvira burya kandi mu Ventura ifite ingabo burya butumwa abantu basirikare barimo gutanga muhumure atwiriye tuganira sha nabajene bambaye neza none M23 abanyakora nahinduye ikambika gisirikare abayobozi bo muri bwa politique n'amapisto hano kundarahe hose bawiri wabonye ko barimo kujya mu nama babyambaye urabona biriya bintu sete iriya attitude belliqueuse ni nyifato y'intambara none buriya butumwa barimo gutanga no gutera ikinya Uvira kuko Uvira ntago ari imisozi Uvira n'abantu urumva ni nko kuvuga ngo mutujyanire ubutumwa kandi koko Nyagutumba yabwumvise wa mugani wa Mugisha no y'umwitabo Nyagutumba yakutumba yabwumvise nkuko abanyegoma babwumvise uyibaza impamvu abanyegoma bari umutima amenyo nta kintu Burundi buzungukira mu gufatwa rya Uvira hamenetse amaraso menshi kandi mode operatoire y'ukuntu Bukavu yafashwe iyo umuvuze mu izina kuriya uwo muhamagaye iyo uvuze wa Makanaki byonyine na M23 guprononce izina rya Makanaki yego ntekereza ko hari bullet budget cy'agasakari gasasu ubumuteye ko kumva ngo kumbe barantekereza hari n'igihe yakize Imana avuga ati ariko se yakutuba ko twaduhura mu nama za tugiye gufata miliyoni z'amadolari zo gushira abazarendo kuruzi nagiye ari amabara ameza aricyo wandushije ubuse gese general ubonye ko yaje bakamuhimuzankano ngo ni impuzankano nambaye yego ngo ko nambaye neza bigahuza n'aya makuru wa muntu yatubwiye mubonye bakimufata ukuntu ngo bamuhaye uniforme abandi bakagira gute bakaba baretse ibyo bita nyine intambara ya niyo nyine bita intambara ya wananchi hano mu Rwanda tubohora u Rwanda turahagarika jenoside yakorewe abatutsi igitendo cya mbere ingabo zakoze giye ko nabibonye no guhuza abasirikare barwanaga urubona nigako urumva iyo bari ziguka ifaranga nk'izo bari abirwa bifotoza ngo twarashe ngo twagize gute ngo mazito ngo ngiye murenge ngo nasigana n'umuhari agenda arasiba imashini mu kirere so M23 ifite philosophy ya etide yo kwiga studies ziga kuri bari abantu icyo nongere bishimangire simbizi so nuko mbibona Uvira barimo kwitera ikinya Uvira izafatwa atareyere uko babyumva baretse ko Maresha n'agacomekamo eno ntambara birimo za influence zo ku rwego rwo hejuru tutazi bashobora no gusanga bo banabishaka ariko hari karita babona badafite ariko kari akantu ntago mwatuneho konta Netanyahu agahamagara Emeri wa Katari ngo mutubabarire twarabarasiye abantu tugira gute dutera igihugu ntago abayahudi bajya pfa gusaba imbabazi ariko izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788323266 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga inyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars.
bakunzi bacu turabasuhuje omerereye mu mpande zose z'isi abakunda ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi nukuri turabashimira cyane mwebwe mukunda ibiganiro byacu mukunda Mashari n'umuntu wacu n'umuntu wanyu ndetse nzi neza ko benshi mu mukunda Masha umeze neza oya ntabwo meze neza harabura iki nyine numva hari igihe ari ibintu bakatureka bita ngo bari muri kareme yego twiyiriza no kwisonjesha utambona rero ndimo kunywa kano gakawa yego nawe uri muri kareme ndi muri kareme politique kwishonjesha mu bya politiki kubera ko ibintu biriho ubu ngubu birimo kuncanga turega no mu kiganiro yego ukize gutya ubonye mu Ventura ngo tuzafata Uvira urumva yego tuzafata Uvira wa mugane wa mubikira abwiye padiri ati wananiye kurira ibyo urira muri Nyungwe none ngo ugiye kurira inzugi igihe bahereye baba bazafata Uvira Uvira Bukavu Uvira Utagoma kubiririmba se byo bimaze iki ubundi uragiye wiboneye umugabo witwa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo noneho arahindukiye ameze nka Nyabarongo none ubona burya Kanyabarongo imanuka ibijya muri mu Kagera yagize nka Nyabarongo iva mu Kagera izamuka kujya twajya tujya nka Nyabugogo hariya kwiruriba ukabona Nyabarongo irimo kuzamuka isubira muri Nyungwe ibyo bita sens paradoxal ibyo surumva bidakereye gukaraga ubwonko kuko ugiye barimo kuntungura buri saha ndifuza ko twahera ahangaha ku mugabo witwa Stanley Balek yego ubwo bari muri Kamanyura Sud Kivu amagambo yatangaje ikintu numvisemo ni ikintu kimwe wenda uraza kubidusobanurira ariko numvise ari nko kuvuga uti twebwe turi tayari icyo tubura wenda ni itegeko ati nitubona itegeko mu minsi mikeya rwose ati iyi Uvira turaza kugira iki kuyirukanamo abarundi yego nicyo byenda kuvuga ariko buriya rero twibutsa abantu nka mbere y'ifatwa rya Goma yego mbere y'amezi 2 ndatekereza ari nk'abiri ntabwo yarenze 3 nibwo M23 atangiye gukora izi nama zimeze nk'amamitingi itangira guteguza abantu gufata Goma umugabo wa mbere wabitangaje izina ryo nyibagira gake yashatse nanabimenya ariko no mugabo abantu bitiranyije na General Bodoye basa cyane yego wabivugiye ngahantu ngira ngo nkunda avuka niba ari hehe uzamutse iyo ngiyo uvazamuye soherekeza za Kanyabayonga urumva waba ku mavuko y'aba general bo muri M23 avuga ibyifatwa rya Goma uko izafatwa wenda timing ntiyazamo neza ndabyibuka neza ashobora kuba ariko unenanga cyangwa Bertrand Bisimwa nawe wivugiye hano ameze nk'umuganda zabonagana donc wagereranya nicyo twitaga icyo gihe mu musesengura gutera ikinyagoma kuko icyo bita operation abantu basanzwe bazize mu buryo bubiri by'intambara urumva butatu hari operation byo guta muri yombi abagizi ba nabi cyangwa se counter terrorism kurwanya ibyihebe hari operation cyangwa z'abagenza cyaha bahiga abajura hari operation z'intambara sibyo ariko hari operation zo mu bitaro ibyo bita kubaga yego reka twifate urugero rwo kubaga rwo gwumvikana neza kubaga Goma byasabye inama nka ziriya twitaga kuyitera ikinya yego no kubaga Uvira rero urumva yego Uvira ni nk'ikimasa cyamaze kuva mu gikomera cyamaze kuva mu isoko ry'inka sibyo yego kigiye kubagwa ariko kuko kubaga inka wenda mbihuje nabi zo batazitera ibinya ariko rwose Uvira iri kuri Porovia Porovia hazano hari bagiro kuri rya Nyabugogo Uvira iri kuri Porovia rwose rero abantu barwana izi ntambara nigeze kukubwira ko M23 irwana intambara z'uburyo bubiri ifite imikorere ya kinyeshyamba bien sûr ariko zino ngabo zino mirwanire mu Giswahili babita ngo ni mu Cyongereza bita People's Army cyangwa se jeshi la wananchi mu Cyongereza donc forume z'igisirikare bakoresha uko cyubatse na politike zabo bigira abantu b'abaturage cyane yego ndabona abantu ba rubanda drone zarashe ku baturage bacu ba Uvira imagine kugeza mu mvugo za M23 ngo abazarendo bacu uno mugabo Bareke Stanislas wumvise disikuru ye hariya Kamanyora uyu ni umunyapolitiki niwe mwana siyasa numvise abandi barabeshya aritaba yakutumba abavandimwe muri umuntu wanjye makana ni makana iki harya umwe wasaranye nuze
hagiye umujenerali ninde uyu muri FARDC wateje ibibazo hepfo ya Janvier na Janvier Olivier ninde Gasita Olivier Gasita uriya wamurwanyije cyane muri Uvira si Makanaki se Makanaki bose uvise ukuntu abita abavandimwe ntidushaka ko tuzaza mu gapfa nubwo intambara yicaye ko siyo duhoranira byakabaye byiza we yakutumba uje ukagira gute na gute. Aba bantu rero barwana intambara guerrilla bien sûr ariko bakararwana intambara y'abaturage ni ukuvuga ngo byose babyikura mu biganza bakebeza abaturage. Ni impamvu ntekereza badashobora gufata imijyi minini nk'iyi consignment kuko ubundi ni ryo hame ry'igisirikare gisanzwe tumenyereye icy'abongereza icy'abafaransa sometimes bakoresha amabanga yego aba noneho bajya gufatana barabanje kubivuga icyo nise ko ibindi bisirikare bibaga nta kinya yego babona bashaka kubaga ni kinya kandi ni ibintu byumvikana nubwo waba uri mukiza umuntu ikibyimba kimubabaje uretse ko nta hoteli ikinya mu kibyimba ariko ndavuga uri mukiza umuntu uburwayi bukomeye yego ariko kwitwaza ko urimo kukiza uburwayi bukomeye ukamubaga nta kinya ngo uzabimenya nyuma wakize urumva nyine haba hariho souffrance ariko kumubaga bamuteye ikinya wabanje kumwigisha urumva ibyo bita ngira ngo inyigisho ziri pre-medicale cyangwa pre-opérationnel. Dore rero tugiye gukiza iki n'iki nubwo wari ufite akaguru n'iki ariko kuba yabona niba ari cancer kugira ngo ikora metastase ikikwira umubiri eventually gashobora kuvaho cyangwa se ibyo abantu babona kuyishishiriza nubwo atari imvugo nziza mu kiganga. Mbega hari ineza y'umuntu wabaze wavuye umuganirije yego kandi hakaba n'ikitari neza cy'umuntu wavuwe akanakira ataganirijwe ntago abakiriya cyangwa abarwayi bombi bafite amakuru mazima yego. Hano rero Uvira nabonaga hari abantu bahagiye ari anesthesiste mu ntambara abagutera ikinya Uvira kugira ngo Uvira izafatwe buri abaturage n'abana beza utibeshya uwakatogota hano bari za Kamanyora yego n'abavandimwe bari Uvira na cyane cyane ko Katogota wanyine no muri Uvira muri territoire ya Uvira burya kandi mu 23 ifite ingabo burya butumwa abantu basirikare barimo gutanga kuko bize communication bazi ko burara bugeze kuri ba nyirasenye bari Uvira. Muhumure humura twiriwe tuganira sha nabajene bambaye neza none M23 abanyakora nahinduye ikambika gisirikare abayobozi bo muri gwa politique n'amapisto hano kundara he hose bawiri wabonye ko barimo kujya mu nama babyambaye urabona biriya bintu sete iriya attitude belliqueuse ni inyifato y'intambara urumva uretse ko nabonye ibintu babereye barasa neza rwose. None buriya butumwa no gutanga no gutera ikinya Uvira kuko Uvira ntago ari imisozi Uvira n'abantu urumva ni nko kuvuga ngo mutujyanire ubutumwa kandi koko Nyagutumba yabwumvise wa mugani wa Mugisha no y'umwitabo Nyagutumba yakutumba yabwumvise nkuko abanyegoma babwumvise. Uyibaza impamvu abanyegoma bari umutima amenyo bakaberamo intambara ishobora kubibaye bwa mbere muri no myaka 50 muri Afrika mu ntambara zera mu migi cyangwa 20 gutyo tubifate gutyo. Buriya Goma afite mu makuru mfite gutyo Goma nyuma ya Kigali mu rugamba rwa jenoside yakorewe abatutsi ushobora kuba mu gihugu yaga bigari ubereyemo intambara ikomeye muri no myaka 30. Izindi ntambara zarabaye ariko Uganda yafashwe 8 Kampala urumva Goma ifatwa mu butuyirukanse ntabwo bamwe ngo hariho resistance ariko bibaza impamvu abaturage bagoma kuba ya anesthesia mu 23 yamaze umwaka igose Sake igose Kibumba ibareka bajya guhaha iho ari iki byose ibyo ni ibinya byose bibaza impamvu banze guhunga urumva ngo bahunga umujyi completement n'abahunze ni bake apara raporo ya miliyoni 2 turi mu wa Goma ntabwo twamenye yari bahungiyeho mu Rwanda niho hasaga hari ubuhungiro ariko nta bihumbi 10 cyangwa 5 wabona. Twabonye abasirikare bago muri FARDC byo birumvikana twabonye ikintu cyari kurubona ikinya cya M23 kiba cyaragize akamaro kugeza ubwo umujyi uberamo intambara iremereye kuriya abaturage kuvuga ntaho tuva ntacyo bazadutwara nibaza twarabumvise twajyaga tujya kurangura tugahura hari abashoferi bajyaga kuzana ibintu ndibukara mu korere bita Colonel Mwamba wajya gukora ibintu bimeze nk'ibya G5 bya politique numvise ko yaje no mu gipolisi narenzi kana kiriho yigeze kurekura abashoferi bati mutujyanira ubutumwa hari wabambuye hari wari ibyanyu mujyana ubwo butumwa mu cyumweru tumaranye leta yaranze ko mwinjira no yemeye ko mwinjira mujya muri go bavuye kurangura ibintu muri M23 mugere mu babwira ubwo butumwa. So je pense hari n'umushoferi muri abo ngabo bavuze ngo M23 yaramwishe bucyashiraho ifoto ku mbuga nkoranyambaga bati ntabwo napfuye ndiho naje muri natashya amahoro
bibeshye byibuka nk'ibyejo bundi. So M23 mu ijambo rimwe tutaroje abadukurikiye iri mu Kinya irimo gutera ikinya mu mujyi wa Uvira, ariko ikintu gendemo gutekereza kandi nguzamfasha nawe tuba twicaranye ahangaha kandi tuzajya twicarane mu binya M23 itera Uvira inabitera Bujumbura na Gitega. Bariya abantu bafite ukuntu bumva badashaka kuzarwana nk'abicana cyangwa bagira gute. N'ubwa mbere mbivuze nta kintu Burundi buzungukira mu gufatwa rya Uvira hamenetse amaraso menshi, kandi mode operatoire y'ukuntu Bukavu yafashwe. Bukavu ikaba ari wo mujyi ukuriye Uvira. Ndatekereza abanyavira bazagira ubwenge nk'abwi Bukavu. Ntimuze kurwanira muri mujyi mw'abarundi mwe, ntimuze kurwanira mujyi muri kiniki dukeneye ibi niko abantu b'Epfire bameze. Kireka rero abashina bavira badatekereza kimwe, ariko muri ibyo binya ndatekereza n'abarundi bagomba kumva icyo batakaza Uvira yamutse ifashwe hariho amakimbirane. Donc hariho gukimbirana gukabije. Ntabwo politiki iteka ari ubucuti, ntabwo politiki iteka ari sherishusho. Yego. Ariko hagomba kuba understanding yuko Uvira niba Kongomani then M23 ifite uburenganzira bwo kuyifata ko yafasha n'ahandi kandi abarundi bareba. Yego. Abarundi rero bagomba nabo kuva mu nzira. M23 igafata ikabohora igihugu cyabo, kuko ntabwo ari muyinga bagiye guhora niko baseruga bajya bavuga baseruga bari kiriki bari abakoloneli bo muri M23. Abarundi bagomba kugira understanding kandi ibyo babyiza nyine bayandastandize ku neza, bitaba ku neza bikaba ikibazo kubera ko gufata hari ahantu nta compromise mwe mwagirana ushaka kuzateza ikibazo abaturage impande zombi. Ari Bujumbura bakagirana ipfumwe, Uvira bakagirana ipfumwe mu Burundi, kandi urumva icyo ushatse kuvuga ntibazahagarika kugenderanira. Yego. Urumva? So rero mu binyabiterwa rubanda n'abaturage kamemo n'abarundi n'abamazarendo abo nyine bayakutumba uriya ntuze Baleke yavugaga bagomba kubyumva. So mu ijambo rimwe M23 ishaka gukora operation kuko niyo mode operatoire ikoresha ibanje kumvisha uwo wibwira ko bazahangana kugira ngo abanze yumve bakikuramo pressure. Yego. Bakazafata umujyi atahayer mu gihe kigeze atari ko ari pressure iyo ari yose. Zinyeshyamba ntabwo zifite pressure mu byo zikora. Kandi uriya yakutumba babwira iyo umuvuze mu izina kuriya uwo muhamagaye, iyo uvuze uwo Makanaki byonyine na M23 gupronounce izina rya Makanaki. Yego. Ntekereza ko hari bullet badge cyangwa sakari gasasu ubumuteye ko kumva kumbe barantekereza. Kumbe banzi yuko nk'umuntu ndi important, kumbe we importante, kumbe banazi ko ndi kibamba. We never know. Buri izina rye kuva barivuga kuriya ku rundi ruhande akabona aba general Hakizimana barutse kuva uyu wavuye mu bazarendo hariya zabibwe. Yego. Abanaziranye rega abazayirwa baraziranye. Hari n'igihe Hakizimana avuga atari ko se yakutuba ko twaduhura mu nama za tugiye gufata miliyoni z'amadolari zo gushira abazarendo. Kuruzi nagiye ari amabara ameza aricyo wandushije. Ubu se ndi general wabonye ko yaje bakamuha impuzankano ngo ni mu impuzankano nambaye. Yego. Ngono ko nambaye neza. Bigahuza n'aya makuru umuntu yatubwiye mubonye bakimufata. Ukuntu ngo bamuhaye uniforme abandi bakagira gute bakaba baretse. Mu ijambo rimwe ukabona bishatse kuvuga iki wa magani mashari no kwigarurira imitima bari hariya kuko urumva uretse kandi n'abarundi navugaga uretse amafaranga bakora kuri Tshisekedi abishyura nta yindi nyungu bafite muri ya ntambara. Sinzi ko M23 yabaha ngo iyo ngiye abone ari yakutumba arabizi neza kadakundana na Tshisekedi, sibyo? Nkabona ko M23 ishobora kufite programme yo kuzatekana imyaka myinshi kandi gasanga kuzagira yakutumba none nka duyi nko kwiremera abazarendo nayiza birimo yiremera indwanyi ikagomba kugenda gahoro. Niba aba general batanu bari muri Uvira babazarendo ikabanza akavuga ati nimbonamo babiri barumvisha batatu basigaye niyo bita nyine intambara ya niyo nyine bita intambara ya wananchi. Hano mu Rwanda tubohora u Rwanda turagarika genocide yakora abatutsi. Igitendo cya mbere ingabo zakoze giye ko nabibonye no guhuza abasirikare barwanaga urubona nigako. Urumva hari byinshi byagombye gukorwa, ariko wibaza nawe muri byinshi byagushobora gukorwa nk'igihumbi kuba ibyo bitendo bibiri byaraje imbere. Ukuvuga ngo iyo muri geshira wananchi ingabo z'abaturage murya umutima amenyo. Yego. Kandi mukamenya ko mutagomba kwirorera abanze, sibyo? Yego. Kandi nk'abasirikare bujya banazirikana ko iyo bibaye ngombwa nta kintu umuntu ashinjwa kiri crime kiri crime, ibindi bisigaye nakazi. Noneho hakazamo nizo makanaki nk'izo makanaki zo kumenya ngo ubundi yakutumba asegereza ikiri Tshisekedi n'amafaranga nakubwiye ngo akantu ntaramenye. Sinzi niba na M23 izinguka ifaranga
iyo bari zinguka ifaranga nk'izo bariya birirwa bifotoza ngo twarashe ngo twagize gute ngo mazito ngo ngiye murenge ngo nasigana n'umuhari agenda arasa imashini igana mu kirere. So M23 ifite filozofi ya etide yo kwiga studies ziga kuri bariya bantu. Icyo nongere mbishimangire simbizi n'amafaranga yarekuye bariya bazarindo bararabaje. Kuko ureba icyo abantu bakeneye. Niba ari icyubahiro muri Kongo ejo sinabonye imeze nk'itaba gutabariza no kwimika, gutabariza no gushyingura ahubwo no kwimika no ubwami. Yego umuntu umeze nk'imasisi bimitse umeze nk'umwami n'iki nyine bahereze biriya. Niba musanze ahantu ubwami mushyigikira umwami, niba musanze abantu wese bazarenda kuko wenda biriya mico ya Kizarendo yabaye kutumba ntayumva, ariko wamuha icyubahiro cye agakomeza akitwa generali ariko abakorera. Yego bitwaye ikize ubundi kandi iyo bita niba handshaking cyangwa se shaking handi muri politike. Icyo usabwa gutanga icyo uruzi cyamuvanye iwe akirirwa ayo mu ngano amashyamba, iyo gitanze se ni icyawe kongera kize nta mafaranga yabaye yakube kangahe urumva. Nibyo byubahiro komeza uniform umuhe n'abarinzi bo kumurinda hahandi yajyaga ajya kurasa no kugira gute uhamugena agiye muri mobilization. Kuko nubundi nimukomeza kwigangarika muri abantu bo muri Kivu mwembi ntabwo yakutumba azajya kuba rwose muri Gatanga ngo bikure si wabo. Yego nawe kandi ushaka gutegeka mu gihe kirambye ako gace yakutumba niho ndakuvuga ngo uramuhushye ngarazimye. Kandi uri Bareke yakanavuga ko iyo barasanye bagapfa ntago wenda ndavuga ko myumva ntaza ko misquotinga agaragaza ko harimo mistake kuko bari bava mu miryango ikomeye nubwo yitwa yakutumba ariko akayobora bazarendo bakamukurikira bakanemera abava mu buryo bw'imiryango migari ikibona nka generali nk'umugenerali wabo. Abaye muzima biraruta mugakorana ari muzima kurusha kuba ameze kuri uyakoreza kuba mwaramwishe bakuva ko mwabiciye Nyagutumba mwabiciye ndena n'iki bintu nk'ibyo ngibyo. So nuko mbibona Uvira barimo kwitera ikinya, Uvira izafatwa atareyere uko babyumva baretse ko Marisha n'agacomekamo. Eno ntambara birimo za influence zo ku rwego rwo hejuru tutazi bashobora no gusanga bo banabishaka ariko hari karita babona badafite. Nese intambara bageze Washington samuhawe ubisina ijambo M23 kugira ngo byumve neza. M23 AFC iryo jambo riri muri document muri file ziri muri Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika. Kuko niba ari u Rwanda rwasinye na Kongo ntibabuza hano hari inyuguti FCM23. Ntabwo Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika ishobora gutunga umutwe w'ingabo mu nyandiko zawo batarwanya ari uko udafite valeur. Yego izo document cyangwa se muri passport z'abantu ba M23 harimo kashi z'ubwami bwa Qatar mu bwami bukomeye ku isi. Ibaza ubwami Israel isaba imbabazi ariko kare akantu ntago mwatuneho konta Netanyahu agahamagara Emiri wa Qatar ngo mutubabarire twarabarasiye abantu tugira gute dutera n'igihugu ntago abayahudi bajya apfa gusaba imbabazi ariko bicaye muri Oval the White House. Trump afata telefone guta igikombe kimeze za telefone zo ku muhanda kera ahamagara Emiri ahita namuhereza agakira mwana ntago bibaho ntago abayahudi basaba imbabazi. Ubwo bwami aho bwuteretse ni M23 irara iyo yagiye mu biganiro. Yego sibyo ntago M23 yapfa kugaba igitero kuri Uvira idafite go ahead yizi kapitali zikomeye zabe zo mu biyaga bigari zaba nizo mu ruhando mpuzamahanga nka za Amerika na za Qatar nk'izo ngizo. Ni karita abanza gucanga kuko M23 igeze ku rwego rwo hejuru aho abo hazagira undi muntu umbwira umutwe w'Inyeshyamba Nyafurika wari wajya muri bonzo office za Qatar wari wavugwa simply mu buryo butari gusenya igihugu cyawo kiwita ibyihebe akenshi na kenshi urumva ngo no Amerika iwubone nk'umutwe w'icyubahiro. Okay harimo TPLF yo muri Sudan yo muri Ethiopia kuko yagize no kugira ibiro by'ubuvugizi Washington igihe barwanaga na Ethiopia ariko TPLF ntuzayikinishe. TPLF yo Ethiopia imyaka 30 for your information iterambere Ethiopia ifite ryose kugeza uyu munsi ni TPLF yaryubatse. Ubutegetsi bwa Abiy Ahmed ubuhanga bazanye muri Ethiopia ni bwinshi kuko bakomeje ubutegetsi burakomera muri Ethiopia ndabyemera ariko nduru rugomero bubatse ejo bundi rwa Grand Renaissance Dam ni initiative ya TPLF ikiri ku butegetsi byatekejwe na ba Aire Mariam na ba Desarene n'abandi bose. Mariam ayifikso no kuvuga iki rero abone bo bavuga uti bajya Doha bajya Washington ariko M23 atwaye igikombe cyo kuba ari umutwe wicaye kuri office zikomeye. Ubundi M23 iyo baza kuyisuzugura bari kuvuga Lorenzo komeza ibyo tuzatugufashiriza aho ngaho urumva niki ariko burya uyu mutwe urakomeye ntago wapfa
ntabwo bapfa kugaba ibitero kuri Uvira Kenyeji no kubanza kuyitera ikinya urumva bagira amahirwe Tshisekedi akajya nkana gakotora bakaba akoze indi penalty oruje buri kimwe cyose ariko Uvira bazayijyamo kuko M23 izavamo regime izavamo ubutegetsi kandi bukomeye. Uyu munsi mbazaniye inkuru nziza. Benshi baza mu Rwanda bibaza bati nihe twarara cyangwa se twamara ikiruhuko cyacu. Igisubizo nta kindi ni Robes Meadows Villa Apartment. Iyi ni apartment iherereye hano ku kibuga cy'indege neza ndetse by'akarusho nibigusaba gukora urugendo. Tubafitiye services zitandukanye aho tubaha abashoferi ndetse dufite n'abakozi babafasha igihe muri kuri iyi apartment. By'akarusho kandi twabatekerejeho kuko hari na piscine, hari aho wicara wumva amahumbezi. Reka nkubwire ngo abafite itsinda rinini namwe twabatekerejeho duhamagare kuri no nimero 0788 93 24 14. Robes Meadows Villa Apartment niwajura igisubizo.